Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, ugeze neza ko ari wowe uduhaye utubashishije kuba turiho kandi tubasha no kuganira ku ijambo ryawe, ijambo rikiza, ijambo rihembura, ijambo riyobora, izina ryawe rishyirwe hejuru. Rero reke tugirwe neza nawe kandi tuganzwe n'Imana, amahoro n'ubuntu byawe bibane natwe iteka ryose. Urakoze cyane rero ko ariwe udufasha kandi uratujyana neza, mu izina rya Yesu, amen. Reka turebe gatoya muri Bibiliya yera ifite ubusobanuro. Muri iki gihe urwandiko rwandikwaga, icya mbere wenda twanavuga ni uko uru rwandiko rushobora kuba rwaranditswe igihe kimwe n'urwandiko rwa mbere rwa Yohana, ndetse nanone rukagaragara, twavuga ko byari bimeze n'intego y'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gihe cy'ibinyejana bibiri bya mbere y'ubutumwa bwiza bwamamajwe n'abavugabutumwa cyangwa abigisha babujyana bava mu karere bujya mu kandi. Abizera bakundaga gucumbikira ababwirizabutumwa bwiza, kandi iyo bahagurukaga babaga impamba z'urugendo rwabo. Mu gihe abaginositiki nabo bagenderaga kuri uwo mugenzo, turebye nko Yohana, urwandiko rwa gatatu rwa Yohana umurongo wa 5. Urwandiko rwa kabiri rwa Yohana rwanditswe mu rwego rwo gukangurira abarwandikiwe kugira ubushishozi mu kugaragaza aho kuri mu gufasha abigisha b'abashyitsi. Atari ibyo, hari uwari kugira uruhare mu gukwirakwiza ubuyobe atabizi, aho kwamamaza ukuri. Ni intego ubundi hagomba kuba ubushishozi. Abashyitsi wakiriye niba bakwirakwiza ukuri koko ku ijambo ry'Imana, cyangwa se banabigoreka, kuko hari igihe usanga abantu bagoreka ukuri. Hari ubikora yavangiwe atanabizi, undi akabikora bifitemo intego kubera inyungu runaka zindi abibonamo. Yohana rero nibwo yahagurutse arabandikira agira ngo abahugure cyangwa se abakangure. Reka rero dusome iri jambo. Ndashimye ko tuganira iki gice cyose mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Yohana. Turagerageza gusoma twihuse. Haranditse ngo, jyewe umukuru ndabandikiye kuri abatoranijwe, wowe n'abana bawe, abankunda by'ukuri, nyamara si jye jyenyine ubakunda, ahubwo ni abazi ukuri bose barabakunda. Kuko ukuri kuri muri twe kandi kukazaba muri twe iteka ryose. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no kuri Yesu Kristo umwana we, bibane namwe mu kuri no mu rukundo. Urukundo rwa kivandimwe n'abigisha b'ibinyoma. Umurongo wa 4. Nishimiye cyane ko nasanze bamwe mu bana bawe bagendera mu kuri, nk'uko twategetswe na Data wa twese. Nuko rero ndakwinginga mubyeyi, si uko nkwandikiye itegeko rishya, ahubwo ni ryo dusanganywe, dufite uhereye mbere na mbere, kugira ngo dukundane. Uru ni rwo rukundo, ni uko tugenda dukurikiza amategeko ye. Itegeko ry'Imana ngiri ni uko tugendera mu rukundo, nk'uko mwigishijwe uhereye mbere na mbere. Kuko abayobya benshi badutse bakaza mu isi batemera ko Yesu Kristo yaje afite umubiri. Uvuga atyo niwe uyobya kandi ni Antikristo. Mwirinde mutabara iby'imirimo mwakoze, ahubwo ngo muzahabwe ingororano itagabanije.
Umuntu wese urengaho ntagume mu byo Kristo yigishije ntafite Imana, naho uguma mu byo yigishije niwe ufite Data wa twese n'Umwana we. Nihagira uza iwanyu atazanye iyo nyigisho, ntimuzamucumbikire kandi ntimuzamuramutse muti ni amahoro, kuko uzamuramutsa atyo azaba afatanyije nawe mu mirimo ye mibi. Nubwo mfite byinshi byo kubandikira, sinshatse kubyandikisha wino ku rupapuro, ahubwo niringiye kuzaza iwanyu ngo tuvugane duhanganye, umunezero wacu we mwinshi. Abana b'intore, mwene so baragutashya. Amen. Ni iki gice cyonyine cya Yohana, cyangwa cy'urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Yohana. Igice kimwe gifite imirongo 13. Niba tubyumva neza, uyu mugabo arahugura uwo twakwita nka ku ruhande rumwe, uyu muntu yise ngo ni Kuriya, ashobora kuba ari umukristokazi mu itorero, cyangwa se akaba ari itorero ubwaryo rigereranywa n'umudamu cyangwa umugore. Mu busobanuro bwa Bibiliya bivuga ko Kuriya watoranijwe bishoboka ko ari umukristokazi utazwi wari mu ntara ya Aziya, cyangwa bukaba ari uburyo bwo kuvuga itorero ryari aho mu buryo bw'ishushanyamvugo. Hanyuma aha bavanga abana bawe bagendera mu kuri. Abana bawe bashobora kuba ari abana b'umukristokazi cyangwa se abagize iryo torero ryabo. Muzi ko ari ahantu natwe turirimba tuvuga ngo Kristo azishyira itorero, we ni umukwe, turi abageni. Ariko nanone ku rundi ruhande bakagifata nka ahangaha Yohana agasa naho asobanuye abana mu buryo buzimije nk'abantu bari mu itorero ry'aho ngaho. Nuko naho ubundi ikindi yavuze ngo umukuru, bavuga ko ubundi Yohana ashobora kuba yarakoresheje iyi mvugo nk'umukuru ahari wo muri iryo torero rya Efeso, yari asanzwe abereye mukuru nyine. Hano rero reka turebe ijambo ku rindi. Bibiliya iyo ivuga ngo ndabandikiye, hari akantu umuntu ashaka kwibaza. Njya ndeba inshuro nyinshi abakristo muri iki gihe, usanga akenshi umuntu ntacyo yitayeho, kuba kanaka abayeho, kuba atariho, kuba abayeho neza, kuba abayeho nabi, kuba yambaye, kuba arya, kuba ubuzima, he doesn't care. Ntacyo bimbwiye, arabaho nyine, abaho neza, abaho nabi, ibyo biramureba. Njyewe I don't care about that. Ariko ndakwandikiye, ni ukuvuga ngo mfite amatsiko yo kumenya uko umeze, ubundi ubayeho ute, ubundi uri ute, bimeze biti. Bya bindi ngo umenye ibyawe, nanjye ndamenya ibyanjye. Wabihuza ute n'ibi bintu? Yohana agira amatsiko yo kwandikira abanyetorero no gushaka gusobanukirwa kanaka uko bimeze, uko ameze, niba ari ukumushimira akamushimira, uko yitwara neza akamushimira akamufelicita. Ahangaha nabonyemo ikintu gikomeye cyo kuvuga ngo mfite amatsiko yo kumenya kanaka uko ameze, ariko kandi sinanayafite
kubw'ishyari cyangwa n'ikindi, oya, ahubwo ndashaka kumva ko uyu muntu ameze neza. Ariko noneho hano we yandikiye itorero cyangwa yandikiye uyu yise kuriya, yandikiye uyu muntu ashaka kumubwira ikintu ni ukumupurezinga, ni ukumushimira, ni ukumufelisita. Umuntu yakoze neza, turamwandikiye, turamushimiye, ati kuraje, bimeze neza, komerezaho. Umurongo wa 4, nishimiye cyane kuko nasanze bamwe mu bana bawe bagendera mu kuri. Iyo ni motivation word. Uyu muntu wamwandikiye, mu by'ukuri uyu mwanya afashe ntabwo yari akabuze ibyo yagakoze, ntabwo yari akabuze ikindi yatekerejeho, ntabwo yari akabuze ikindi gikorwa cy'iterambere yakabaye yenda arimo, ntabwo yari akabuze ibyo yakaganirije abandi bantu be, ntabwo yari akabuze ibyo yakikoreye, ariko afashe umwanya arandika. Kandi intego ntabwo ari uguserereza, ntabwo ari ugutesha umutwe, ntabwo ari ugutenga, ntabwo ari uguhana, ntabwo ari kwibaza ngo iki, ahubwo amwandikiye amushima, anamushimira, amubwira ngo komerezaho. Abana bawe bagendera mu kuri. Ibi ni ibintu bikomeye. Hari ikintu cya mbere cyo kureba uyu muntu ni iki kintu cyiza akora kugira ngo nyimushimire, anakomerezaho. Ntabwo ari ukunenga no guca intege. Abantu benshi dushimishwa no kunenga, abantu benshi dushimishwa no kuvuga ibitagenda, abantu benshi dushimishwa no kuvuga ibintu byangiza imitima y'abandi, abantu benshi dushimishwa no kureba kote iri negatifu kuruta uko twabona ibintu biri positive. Mu buzima bisa naho bituganza, ariko ubundi ni iki gituma umuntu atafata umwanya ngo ashimire kanaka, arebe hari uburyo bw'ubusabane, niba mwandikiye, niba muhamagaye, nkuba amatelefone ariho, niba ashaka yakwandika email, yakwandika WhatsApp, yakwandika kuri buryo butandukanye. Iki gihe bo banandikaga binagoranye, bandikaga bigoranye, ngira ngo inyandiko icyo gihe zakoreshwaga n'ibyo bandikagaho ntabwo byari ibintu byoroshye, ngira ngo hari abakoreshaga kera ho mu buryo bandikaga byari bitangaje, bakoreshaga ibintu bandika ku mabuye, ubundi za papirusi, ya byatsi byo mu gishanga, ngira ngo ubundi ugasanga uburyo bandika byari ibintu bikomeye. Nahoze mbireba ubwo twari mu ishuri turimo twiga, twabonye imyandikire ya kera yari itoroshye pe, ko nta nganda zikora amakaramu zidasanzwe zari zihari, ntabwo byari byoroshye. Noneho ikibazo hano rero umuntu yibaza, ubundi kugira ngo Yohana atekereze kwandika ashima, yabanje ashima, ubundi atanga inama. Ibi bintu mbese wowe uburyo wumva ugenda, uburyo utekereza, uburyo ukora, uburyo ubayeho, si uyu mwanya ujya uwufata mu by'ukuri ukavuga uti kameme mukora neza, nyine uramuhugura, ariko dufata umwanya mu buzima bwacu tugashima, tukagira akanya ko guhamagara dushima, tujya inama, tutanegura gusa. Yohana avuga ibi, ntimutekereze ko uyu wabyakiriye byamuguye nabi, hoya, yishimiye yuko hari umuntu yafashe nk'umukuru, nawe nyine niko yanavuze, aramwandikiye, aranamushimiye kubera ukuntu abana be bakurikije ukuri bakugenderamo. Hanyuma umurongo wa 5 ati ndakwinginga mubyeyi, ndakwinginga mubyeyi kugira ngo dukundane. Aracyaporomotinga bya jambo gukundana. Ati gukundana rero
agiye kubisobanura ku murongo wa 6, uru ni rwo rukundo, ni uko tugenda dukurikiza amategeko ye. Gukurikiza amategeko ye cyangwa y'Imana, niho yakomeje bisobanura ati gukurikiza itegeko ni uko tugendera mu rukundo nk'uko mwigishijwe uhereye mbere na mbere. Akenshi tuvuga nyine ko dukundana, ndagukunda, ni mwene data, mushiki wacu muri Kristo Yesu, rwose hari ikibazo umuntu ashaka kwibaza, ese gukundana umuntu abisobanura ate? Akenshi usanga ibintu biba ku munwa rwose, ko umuntu mukundana ntabwo wakwishimiye ikimuvugwaho kibi ngo wicare uceceke, utanamusuye, utanagiye ngo muganirize, mubwire uti se ibintu numvise bimeze bite, ariko nyine utagamije kumukuraho amagambo ushaka ko arema. Ikindi nanone, hari ikindi kintu umuntu yakwita uburyarya burushijeho kwiyongera kuruta uko urukundo rwakwiyongera. Umuntu w'inshuti yanjye, umuntu w'inshuti magara, ntabwo nakwishimiye kumva avugwa cyangwa atekerezwaho ibintu bitari byiza ngo hanyuma nanjye nzafatanye nabo cyangwa nzaceceke. No, nshobora kumuganiriza, nshobora kumusanga, nshobora kumwandikira, nshobora gukora mu buryo bwose, ariko uyu muntu yidanje akayivamo, ni kwifatanya n'abamuvuga nabi n'abamupangira ibitari byiza. Hanyuma nyuma yo kumushimira ko bagendera mu kuri no kumushishikariza ko urukundo rugomba kuganza, yanagezeho ndetse amubwira ku by'abayobya. Umurongo wa 7, abayobya ngo badutse bakaza mu isi batemera ko Yesu Kristo yaje afite umubiri. Iri ni ijambo ryihariye yaramubwiye. Urumva iyo umuntu umwe muganira, mugira udusuje twinshi muvuganaho, ariko cyane cyane icyo ashaka ni uko uyu yandikiye iyi nshuti ye, uyu bakundana, aramwandikiye amuhugura, terega imbere aha ntabwo ari byiza, inzira ntabwo zikiri nyabagendwa, ntabwo ibintu bikimeze neza. Oya, hari n'abaziyoberanya, hari abaziza kuyobya, hari abashaka kuwukura muri kwa kuri, muri rwa rukundo. Baraje, niba utari ubizi ubimenye. Rero nyabuna uragerageze, umurongo wa 8 ngo mwirinde mutabura iby'imirimo mwakoze, ahubwo ngo muzahabwe ingororano itagabanije. Nabanje gushima, nabanje kwerekana ibyiza bakora, ubundi ndamuhuguye nti rwose ndakwinginze ukomeze urukundo, ariko noneho haje ikintu cya warning, mwirinde nyabuna, mwirinde. Abantu bose ntabwo ariko bakigendera muri kwa kuri, oya, kandi mubigumemo rwose, kubera ko utaguma mu byo Kristo yandikishije, ngo yigishije ku murongo wa 9, utaguma mu byo Kristo yigishije nta Mana, muri makeya yayihunze cyangwa yayitaye. Abavandimwe, ntabwo ibi ngibi Yohana yandikira iri torero cyangwa se uyu mukristo kazi nk'uko twabibonye mu busobanuro, ni uko natwe bikwiye kudusigira urugero rwiza. Ntabwo mu by'ukuri umuntu akwiye kwicara ngo yihugireho, ngo yumve nyine ko atekanye,
yumva ahagijwe na byose, atarareba hari ubundi icyo ni kuba ndiho, kuba ndiho, kuba nitwa umukristo, kuba ndi umuntu uvuga ko ari mu rugendo rujya mu ijuru, mariye iki abandi? Mariye iki abandi? Si abantu nita ngo ni bene data, abantu nita ngo ni bashiki banjye, abantu nita ngo ni abavandimwe muri Kristo Yesu, ariko ubundi tubanye dute? Mariye iki? Ikintu cyitwa guhugurana, ikintu cyitwa kwandikirana, ikintu cyitwa kuganira, ikintu cyitwa imbuzi cyangwa umuburo, arya ubundi abasimba reka nyine umuntu wese akirwanaho, ni ukwizizira, niko bajyaga bavuga ngo ni ukwizizira. Rero ubundi duhuzwa n'iki? Ni ukurya no kunywa? Ni ukuba mu birori gusa? Ni ukwishimana gusa? Ese ubu bagira ngo iki gihe niba baravuga ngo turandikiranye, nta nubwo ntekereza ko byari byoroshye kuko byoroshye. Aba bantu baramutse bazanye nka Yohana bakamugereranya natwe, ubu ngubu dufite facilities zitandukanye zo kuba twanakominika, twatelefona. Icyo gihe nta telefone zabagaho, twasurana bisanzwe, twakwandikirana bisanzwe, ariko ni gute nitwaye imbere y'uwo nita inshuti? Ni gute nitwaye imbere y'uwo ntekereza ko ari mwene data mushiki wacu? Ni gute? Ni ikindi mumufasha kugira ngo akore neza kurushaho, cyangwa se ave mu kibi arimo kugira ngo ajye mu cyiza? Nitwara gute? Genza gute? Uwo nita inshuti se aho si muryarya? Arajya mu kibi nkamwihorera ngawa kandi sinanabimubwire, bakajya nyine turacyari kumwe mu murongo umwe. Ariko reka dusoreze iri jambo twese twibukiranya imitima yacu, tuyibwira yuko umuntu akwiye gutera intambwe agakora icyo atakoraga, akwiye gutera intambwe agahindura imikorere, kuko ubuzima bwacu ntabwo bugarukira kuri twe twenyine. Mugenzi wanjye, inshuti yanjye, dufatanije urugendo, nkeneye kumwegera mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nkamwankuraja mu byo arimo akora neza, nkamugira inama mu byo arimo akora nabi, mbese nkamwungura. Icyo nicyo kizagaragaza nyine ko abantu bari mu kuri, barimo bakurikiza amategeko y'Imana. Imana turagushimiye, niwo utubashisha, niwo udushoboza, niwo utugira neza. Turaba twifuza kudufasha kandi ukaturinda, ukatugira neza, tukagendana nawe, tugakora ibyo ushaka, kandi buri wese ukagendera mu kuri, tukagenda dufite urukundo rukwiye rw'abana b'Imana. Bashishira buri wese kugira ngo agende nk'uko bikwiye, kandi nk'uko Uwiteka ajya atuyobora iminsi yose, mu izina rya Yesu, amen.